Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose, kandi ikomeze ibagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, tugushimye ko wabanye natwe ukaturinda. Mana, wagize neza, waraturengeye. Mwami, nta gikuba cyacitse muri twe, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi washyirwa hejuru, tweze utuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho. Mwami Imana, aho utatubonye neza utubabarire. Ukimara kutubabarira Mwami, tugwaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya wo kukuririmbira. Utwemerere uyu mwanya ntube impfabusa, ahubwo ube umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo, icyo duhagaritse ni imyuka mibi, duhagaritse ibitavuga Imana. Mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke mu ruhande rwacu, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 385 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Murinzi we menyesha igihe iwacu se ni muhero, ati ijoro ryishimye cyane buracyaha nyuma. Ntukarire ukomeze, nturorere kwiringira, kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Murwanyi we cyo mbwira nawe asubiza yitonze ati, dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara. Ntubabare wihangane, wireke imirimo yawe, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Ndacyabaza ibyaremwe byose bisubiza bitya biti, iyi si yacu iza gushira, hazindi ihoraho. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi ibyaremwe uko bingana byiteze impanda ye. Kandi ibyaremwe uko bingana byiteze impanda ye. Twishime mu mitima yacu, kuko imuhira ari hafi. Duhumure tuzaruhuka, tutakibabara. Ntukarire tuzabana, ibyago bizashiraho, ntituzabura y'amahoro kwa Yesu mu ijuru. Ntituzabura y'amahoro kwa Yesu mu ijuru. Murwanyi we cyo mbwira nawe asubiza yitonze ati, dore urugamba ruzashira,
mu ntambara, ntubabare, wihangane, wireke imirimo yawe, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Amena. Umuririmbyi aratubwiye ngo murinzi we ngo menyesha igihe, ngo iwacu se ngo ni imuhero, ngo ati ijoro ryijimye cyane buracya hanyuma, ntukarire, ukomeze, nturorere, kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Imana itugirire neza. Ni ukuri turi mu rugendo rujya mu ijuru, turi mu isi ariko nubwo tuyirimo ntabwo tuzayigumamo. Turi mu rugendo rero kandi nta nubwo twamenya umunsi n'igihe, ngo ariko nubwo ijoro ryijimye buzacya, nubwo uri kunyura mu bikomeye, nubwo uri kunyura mu biruhije, nta joro ridacya. Umuririmbyi we yararirimbye ngo inkoko yabika itabika ngo amaherezo buzacya. Ntihagire ikigutera ubwoba rero, ntihagire ikigukangaranya, ni ukuri amaherezo buzacya. Imana itugirire neza. Ngo ntukarire, ngo ukomeze, nturorere, kwiringira, nturire wirizwa n'ibyo uri gucamo, wicibwa intege n'ibyo uri gucamo, giye kujyana kure. Komeza urugendo kandi wambare imbaraga, kubera ko Imana iri kumwe nawe. Kandi nturorere kwiringira, komeza wiringire Imana, kubera ko iyo wiringiye Imana ntabwo ukorwa n'isoni. Iyo wiringiye Yesu ntabwo ukorwa n'isoni. Komeza umwiringire kugeza igihe uzagera mu ijuru, kugeza igihe uzarangiza uru rugendo maze ukabona iherezo ryiza. Buri wese unkurikiye uyu mugoroba ndamwifuriza kuzagira iherezo ryiza, ndamwifuriza kuzakomeza akiringira Imana kugeza ashoje urugendo. Imana itugirire neza. Ngo murwanyi we, ngo cyo mbwira nawe, ngo asubiza yitonze ati, ngo dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara. Ni ukuri nta kitagira iherezo, urugamba ruzashira. Nubwo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara kandi turwana n'ibidafite inyama n'amaraso, turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere, ariko dufite umurengezi, dufite Imana. Urugamba ruzashira. Ibyo uri kunyuramo humura, ntabwo ari iby'igihe cyose, hari iherezo ryabyo. Imana itugirire neza. Komeza rero wiringire Imana, ukomeze uyizere, ni ukuri urugamba ruzashira. Imana itugirire neza. Ngo ntubabare, wihangane, wireke imirimo yawe, wibabara, wicika intege, komeza wihangane, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ahirwa uwihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa ngo azambikwe ikamba ry'ubugingo. Humura rero, ntubabare, komeza wihangane kugira ngo uzambikwe nawe ikamba ry'ubugingo. Imana itugirire neza. Wireke imirimo yawe, komeza ukore ibyiza, ukore imirimo myiza, kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo kuko yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, ngo Imana yiteguriye kera ngo kugira tuyigenderemo. Komeza rero ukora imirimo myiza wihanganye, ni ukuri nta kabuza uzambika ikamba ry'ubugingo. Imana itugirire neza. Ngo kandi ngo tuzabona igihembo cyiza ngo nidutabaruka. Ni ukuri ku bantu bagize neza, ku bantu bakoze ibyiza, ku bantu bakiranutse, hari ibihembo, hari ingororano, hari ibihembo tuzabona nidutabaruka. Imana itugirire neza. Nawe ndakwifuriza ko ukomeza ukaguma mu ntambara udacitse intege, ukarwana intambara nziza kandi ukihangana, ugakora ibyiza, kubera ko nidutabaruka tuzahabwa igihembo cyiza. Imana itugirire neza. Buri wese unkurikiye rero, aya mahirwe ntuyiteshe. Uyu muburo wumve uyu mugoroba, kora ibyiza kugira ngo nawe uzahabwe ingororano. Imana itugirire neza. Ngo ndacyabaza ibyaremwe byose, ngo bisubiza
bitya biti isi yacu iza gushira haza indi ihoraho, ni uko isi izashira. Imana itugirire neza. Ngo umenye ibyo bimenyetso ngo bigaragaza kuza kwe, ngo kandi ibyaremwe byose uko bingana byiteza impanda ye. Imana itugirire neza. Ni ukuri Yesu ari hafi, Yesu ari hafi kuza. Ibimenyetso turi kubibona, ibimenyetso bigaragaza mu gihe azaba agiye kuza turi kubibona. Yesu ari hafi, uri kubibona, nanjye ndi kubibona. Icyo twakora ni uko twakitegura kugira ngo ubwo azaza gutwara itorero, ubwo azaza guhindura isi nshya, tutazasigara, tutazahomberwa. Imana itugirire neza. Ikintu mbabwira uyu mugoroba ni uko buri wese yakitegura, ni uko buri wese yakora ibyiza, akirinda ibyaha n'ibisa nabyo, kugira ngo ubwo Yesu azaza gutwara itorero nawe azakujyane muri ba bandi azajyana. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo azaza nk'umujura. Imana itugirire neza. Ngo azaza nk'umujura, ngo bamwe babiri bazaba baryamye, ngo umwe ajyanwe uwundi asigare. Ngo babiri bazaba bari mu murima bahinga, ngo umwe ajyanwe ngo uwundi asigare. Uzaba warakoze ibyiza azajyanwa, ariko uzaba warakoze ibibi azasigara. Ndakuburira rero aya masaha kugira ngo nawe utangire ukora imirimo myiza, kuko turi mu rugendo kandi Yesu Kristo ari hafi kugaruka gutwara itorero. Ibimenyetso turi kubibona, kandi buri kintu cyose na buri muntu wese uri mu isi yiteze iyo mpanda ye. Imana itugirire neza. Ngaho muvandimwe, inshuti unkurikiye, tangira witegure kugira ngo ubwo azasange witeguye. Imana itugirire neza. Ngo twishime mu mitima yacu, ngo kuko imuhira ari hafi, ngo duhumure tuzaruhuka, ngo tutakibabara. Imana itugirire neza. Ni ukuri mu ijuru ni iwacu, mu ijuru ni igihugu cyiza, ni igihugu twateguriwe, ngo kandi ngo duhumure ngo tuzaruhuka. Ni ukuri mu ijuru tuzaruhuka, kubera ko mu ijuru nta byago bibayo, mu ijuru nta kurwara kubayo, mu ijuru nta gupfusha kubayo, mu ijuru nta mahane abayo. Ni ukuri abari mu ijuru baguwe neza. Azaba ari igihugu cyiza, aho twicara cyangwa tuhimbaza Imana, dusingiza Imana, turi kumwe n'abamarayika turirimba, tuvuga ngo Imana rera, tuvuga ngo Imana ni nziza. Ni ukuri ibyaho byose ni byiza. Ndakwifuriza rero ko nawe uzaba muri iki gitaramo cy'abera. Ni ukuri aha ngaha ntabwo tuzongera kubabara ukundi, nta byago tuzongera guhura nabyo, nta bibazo tuzongera guhura nabyo, ahubwo tuzaba turi mu munezero gusa udashira. Nawe ndakwifuriza aho nkurikiye kugira ngo uyu munezero udashira uzawubemo. Ngo ntukarire, ngo tuzabana, ibyago bizashiraho, ntituzabura aya mahoro kwa Yesu mu ijuru. Imana itugirire neza. Wirira rero, wirira, wicika intege kuri ibyo uri kunyuramo, kubera ko umunsi umwe uzaruhuka ahataba ibyago rwose. Ariko kandi nta nubwo tuzabura aya mahoro kwa Yesu mu ijuru, kuko amahoro ariyo. Icyo nkwifuriza rero ni uko nawe wazaboneka muri iki gitaramo cy'abera. Uwo nkurikiye, ni ukuri ndakwifuriza yuko aya mahirwe utayabura. Kandi niba wari ucitse intege, niba ibyo wari uri kunyuramo biguciye intege, niba ikigeragezo wari uri kunyuramo cyari kiguciye intege, ni ukuri ongera uhaguruke, wambare imbaraga. Kandi niba hari aho wagiye kure ugakora ibyo Imana idashaka, ugakora ibyaha, pfukama usaba Imana imbabazi. Ihora ku ntebe y'imbabazi ngo yakire umuntu wese. Umwana w'ikirara yaragiye akora ibibi, ariko umunsi umwe afata umwanzuro, aragaruka aravuga ngo data, ngo nacumuye kuyo mu ijuru, ngo ndetse nawe, ngo ariko ngo sinyikuye kwitwa umwana wawe. Ariko kuko Imana ari nyembabazi, ntabwo yita kuri ibyo byahise. Iyo uciye bugufi ugafata umwanzuro, ugaca bugufi ugasaba imbabazi, ni ukuri Imana irakubabarira. Imana igira imbabazi nyinshi kandi igira urukundo, iradukunda cyane, iragukunda kurusha uko ubitekereza. Ni ukuri fata umwanzuro, uce bugufi, usaba Imana imbabazi. Kandi
n'abatari bakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Igihe ni iki? Kubera ko turi mu rugendo, kandi byerekana impanda ye ni ukuri turi kubibona. Yesu ari hafi kugaruka. Wowe utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, mwakire. Igihe ni iki? Kubera ko ejo ntuhazi. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza n'urukundo rwawe, tugushimiye kubw'ubutumwa buri mu ndirimbo. Mana, ubutumwa butubwiye ko turi mu rugendo, kandi butubwiye ko turi kujya mu ijuru, kandi byerekana ibihe by'imperuka. Turi kubibona. Turakwinginze kugira ngo Mwami uduhe kwitegura, kugira ngo ubwo uzaza uzasange twiteguye, kugira ngo natwe tuzabe mu gitaramo cy'abera. Mana, ita ku bankurikiye, nabo bagirire neza. Abacitse intege ubabarire rwose, kandi ubongerere imbaraga. Kandi abatari bakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bahe kumwakira. Mwami Imana, n'abari bari mu rugendo bagenda neza, bongerera imbaraga kugira ngo badasubira inyuma. Biteho, bagirire neza, barwana intambara bazi n'izo batazi, mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ikiruta byose, ukomeze ubarindire ubugingo, kubera ko twamaze kumenya ko ubugingo ari buhoraho iteka ryose. Kandi Mwami Imana, twamaze kumenya ko iby'isi tuzabisiga, ariko ubugingo niburindwe kurenza ibindi bintu byose. Ndabifuriza kuzaba mu ijuru, ndabifuriza kuzaba mu gitaramo cy'abera. Biteho, bagirire neza rwose. Abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Abafite intimba n'agahinda baha amahoro mu mutima. Mwami, dusengeye isi yiha amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turakwinginze kugira ngo ukomeze twagure mu buryo bw'umwuka. Urakoze Mwami, urakoze kumvishe gusenga. Icyubahiro ni cyawe, ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibampere umugisha. Naho ubutaha. Bye.